twongeye kubasuhuza abakunzi ba Yesu ari ku Ngoma TV, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Abakunzi bacu, wowe wakoze subscribe nawe ari bwukiza ukigera kuri uyu murongo, turakwinginze nawe ukore subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu uko bwishe nuko bukeye. Ni ibiganiro byiza binyuraho umurongo w'ijambo ry'Imana, impuguro n'ibindi n'ubuhamya. Imana rero data wa twese iguha umugisha. Rero imbere ya kamera ntatinze cyane, murabizi ntago njya nkunda ibintu byo gutinda. Muhabona umugabo rwose uje kutubwira Imana, ndi kubona afite na Bibiliya, ariko reka mwakire, turakwakiriye. Ndabashimiye mu izina rya Yesu, nanjye ndabashohoje. Amahoro y'Imana abane nawe. Amazina nitwa Muganga Jean Pierre, niryo zina ryanjye, ndi umukristo. Imana iguha umugisha. Muganga umeze neza? Turashima Imana. Akazuba se uri kukabona gute? Izuba ndabona ririmo kuva cyane. Izuba ko wagira ngo ni iritererano. Ndabona bigiye kudusaba gufata amasengesho tugahamagara imvura. Ni ugusenga rwose Imana ikatuzanira imvura. Nanjye ndabona ko Imana ikamanura imvura ari ibintu bikomeye cyane rwose. Iri ntago ari izuba rwose wagira ngo ni gatumwa. Ndabona aricyo gice tugiye kwinjiramo cyo gusenga tugahamagara Imana. Ni uguhamagara Imana kandi Imana irumva. Muganga se muri iyi minsi ndibwira yuko Imana yagiye ivuga mu kwezi kwa kabiri, ivuga ibintu biteye ubwoba mu kwezi kwa kabiri, kandi nkwemera nk'umukozi w'Imana rwose muganga, nk'umuhanuzi w'Imana. Ku kwezi kwa gatatu nta makuru waba ugufiteho? Uku kwezi kwa gatatu, ukwezi kwa gatatu hari amakuru mfiteho. Naje kubona abantu badamaraye. Abantu baradamaraye, barimo baracuruza, barimo barigendera uko bashaka, ariko aho imbere bagiye gukenera Yesu. Aho imbere bagiye gukenera Yesu ko bitoroshye. Bashatse bamushaka hakiri kare, kuko imbere aha bagiye kumukenera. Mane turengere. Abantu baradamaraye. Baradamaraye. Nagiye kubona nkabona barimo bacuruza no ku muhanda bahacururiza. N'ingabo zirimo zibanyuramo nyinshi cyane. Imbere ntago ari heza. Ingabo z'abasirikare. Bivuge ko zari zirinze umutekano. Yego. Nubwo umutekano ucungerewe neza, ariko abantu nibasenge. Nibareke kudamarana, abanyabadamaraye cyane. Bave mu bintu byo kudamarara. Maze iminsi rero numva no mu bihugu by'abaturanyi bacu batamerewe neza. Hari intambara hano hafi, kandi ukumva byanasatiriye igihugu cyacu. Kumva rwose hano aho bita za Goma, kumva ibintu ntago bimeze neza, biri gucicikana. Ibi bintu ubivugaho iki? Nta kintu Imana yakweretse ikiri yerekwa ry'intambara iri kuba, kubona abantu bamwe batangiye kugira ubwoba, bakavuga ati iby'abahanuzi bahanuye birasohoye, ntambara irasohoye. Nta makuru Imana yaba yaraguhaye kuri ibi bihugu by'abaturanyi se, cyangwa ikaguha amakuru mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uko byaba byifashe? Ibyo bintu ngewe ntago bijya bintera ubwoba, kuko iki gitabo kibivuga neza. Iki gitabo kirabisobanura. Ntago ibyo bijya bintera ubwoba. Bibiliya, ijambo ry'Imana ntacyo ryasize. Iyo intambara ziriho, intambara zabaye nyinshi, ijambo ry'Imana hari icyo ryabivuzeho. Ryarabivuze ngo ni bya bihe by'imperuka, ngo mu bihe by'imperuka intambara, Bibiliya yarazivuze, ni bya bihe by'imperuka byadusohoyeho, zo zigomba kubaho. Niba bibaye rero abantu bamenye ko ibihe by'imperuka twabyinjiyemo. Ese kuvuga ko n'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda imperuka ikigezemo? Naho bishobora kuhagera, nta gitangaza cyaba kirimo, kuko ijambo ry'Imana ryabivuze kera ko hazabaho ibihe birushya. Abantu bazaba bikunda, birarira, ari indashima, n'intambara hirya no hino. Ibyo nibyo biriho, tubibona gutyo. Nta gikuba cyacitse, ni ibisa. Imana turengere dutabare. Abantu rero ni ukurya
barimenge kuko ndumva bitoroshye. Imana iturengere, Ndumva bitoroshye, Imana idukize, Imana idukize ibyago n'amakuba rwose, iturinde, kandi duhe n'imbaraga zo gusenga wa muntu we, ibane kuko natwe. ibintu birakomeye, kuko urabona ko n'iri zuba atari iry'ubuhoro riri gucura rwose, ibintu bitari byiza. Y'izuba riri kuva urumva nta muntu wahinga. Ndi kubona wagira ngo ya nzara abahanuzi birirwa bahanura irasa nkaho yateye. Izuba ryagiye riyogoza ibihugu byinshi nka za Somaliya, bikarangira hasigaye inzara. Abantu nibasenge, basenge, kuko izuba nta kindi risiga inzara. Niba badashaka ko ibageraho nibasenge Imana, bayinginge, basenge Imana, Imana ibarinde inzara. nibarengere. Yesu we, Imana iturengere, dutabare, Imana itugirire neza. Reka tukwakire utubwire icyo Imana yari igushyize ku mutima, ako kari agaciyeho, kugira ngo abantu bamenye amakuru. Yari mesaje wari ubanje gutambutsa. Ni karibu. Ndagushimye Data wa twese, Imana yaturemye kandi itubeshejeho. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirambika, ijambo ryawe riragabura. Reka muri aka kanya abantu bateze amatwi iri jambo ry'Imana bafashwe kandi buzure umwuka wera mu izina rya Yesu, amena. Ijambo ry'Imana turarisanga mu gitabo Yohana ibice 16 n'umurongo wa 20. Umurongo wa 20 uratubwiye ngo ni ukuri ndababwira yuko mwebweho muzarira mukaboroga, ariko ab'isi bazanezerwa. Mwebweho muzababara, ariko umubabaro wanyu uzahinduka umunezero. Vuga ngo amena. Amen. Ijambo ry'Imana narihaye umutwe uvuga ngo nubwo ubabaye humura, Yesu arahari. Nubwo ubabaye humura, ntacyo uri bube, Yesu arahari. Niba hari umuntu wababaye, muganga ndimo. Niba hari mu bantu bababaye, ndimo. Numvise ufite n'ubuhamya bukomeye cyane. Ndimo mu bantu bababaye. Nitwa muganga nk'uko nabivuze, ariko abantu bajya bambaza ngo muganga ngo byaturutse he, ngo ni ukubera iki, ngahari ngo wasanga uyu yari umuganga akaba yarabivuyemo, yarabuze akazi ngo akaza muri ibi bintu. Ntago ariko bimeze, ariko Imana ishimwe n'abaganga ijya ibahamagara, ariko njye si uko byagenze. Njyewe ntaravuka, mukuru wanjye bamubyaye batashye ubukwe ahantu ku Mugina, bagiye batashye ubukwe bataha bafite uruhinja. Noneho njyewe igihe cyanjye kigeze, umubyeyi kera ntago birirwaga bajya kwa muganga. Umubyeyi ajya kunda bugiye gucya. Agiye kunda bugiye gucya, saa 10 ziragera, saa 11, saa 6 z'amanywa ziragera, saa 10 z'umugoroba zigeze, umusaza arebye asanga umubyeyi agiye gupfana n'uruhinja. Noneho muzehe yahise ajya hirya gakeya, abwira ba bagabo bazana ingobyi, bakubisemo uwo mubyeyi, barirukanka no kwa muganga. Bakigera kwa muganga rero, muganga ngo yakozejeho intoki gusa, yakozeho gake cyane. Amaze gukoraho ngo ibintu bitabyemera ndavuka, bagiye kunyita izina baravuga ngo naha muganga. Ariko iyo baza kuba basenga baba baravuze ngo nahi Imana. Imana yarahabaye rero, ntago ari abantu bahabaye, ahubwo Imana yarahabaye. Haleluya. Yesu agira neza. Yesu nawe mubababaye nawe arimo. Mumenye yuko nta mugaragu uruta shebuja. Niba na Yesu yarababaye, nawe uwo mubabaro ntago ari ukukwica. Humura, amahirwe ahari. Yesu arahari, niyo mahirwe dufite. Yesu abwira abigishwa bati muzarira muzaboroga, ariko ageze hepfo arababwira ati burya uwo mubabaro wanyu inyuma
uzahinduka umunezero, muzanezerwa. Niba hari umuntu wababaye navuze ngo muganga ndimo, Imana iherutse kunyima ibiryo, inzara iragenda iranyica. Imana inyima ibiryo icyumweru cyose ntakora ku munwa, ariko Imana yari iri mu kazi. Yesu agira neza. Imana yanyimye ibiryo ntazi ko igiye kunkoresha, ariko hari ahantu yari igiye kuntuma. Yesu yagira ngo ajye kunkoresha umurimo we. Yesu ahimbazwe. Iminsi 6 ishize ntarya, Imana yanjyanye ahantu ku mukire. Ngeze ku mukire nsanga ahubwo wa mukire ubutunzi afite, ubutunzi yiringiye yabuvanye pfiyo ngiyo. Ariko Yesu yagira ngo amwereke mbaraga ze. Yesu yagira ngo amwereke ko ari we ukomeye, ibindi byose ari ukubeshya. Umukire byagejeje nka saa 6 arambwira ngo ntaho ndi bujye, ngo arashaka ko nguma aho ngaho, ngo ibintu bye nkabirangiza, ngo kuko ngo ejo ntabwo nshaka kuzagaruka aho ngaho, ntabwo nshaka kuzagaruka hano muri uru rugo. Naho kumbi yari azi ko ejo ntazahageza nzaba ntariho. Ubwo rero umugore we yatetse ibiryo, ateka imvange, arangije umugore atinya kuyimpa, amubwiye ngo nabimpa atinya kubimpa, ahita yigira gucuruza. Agiye gucuruza, bafite iduka rikomeye, umugabo aba ari usigara aho ngaho, umugabo arabimpa. Umugabo abimpaye ndamubwira nti ngwino turye. Umugabo arambwira ngo yariye, ahita anancika yigira mu cyumba, mu kumba gatoya ntari ndimo gukoreramo, karakumba gatoya sinzi icyo agakoresha. Nanjye uko ndaho ku meza najya gukoraho, najya gukora ku biryo, umwuka akakigizayo. Mbonye binyobeye, Imana inyibutsa akantu yari iherutse kunkorera ndi ku musozi. Nari ndi ku musozi ahantu mu ishyamba, Imana irahansanga ivugana nanjye, irambwira ngo ntuzarye udasenze. Imana impa kondisiyo kuri uwo musozi, yahambwiriye ibintu byinshi. Irambwira iti dore uko umuntu akura akaba umugabo, akaba aticara ku bibero bya nyina ngo yonke, aba ariko uzinuka ubushera n'utundi tuntu twinshi. Mba mbyibutse ndasenga. Ngisenga muri bya biryo havuyemo inzoka iragenda, inzoka yinshira y'umukara. Inzoka itambagira ku meza, ngiye kuyihonda nsanga ari bubyumva, ari mu kumba yari arimo. Ariko njye ubwo nari ndimo kurira hafi y'icyumba cy'uburiri, hafi y'urugi rw'icyumba cy'uburiri. Noneho inzoka bigera ihanuka ku meza, iragenda yinjira mu cyumba cy'uburiri munsi y'urugi, ndayihorera. Ibiryo narabiriye ndabimara, sinagira icyomba. Kutagira ubwoba. Imana yarandengeye. Yesu wacu afite. Ibiryo biturukamo inzoka urangije uranabirya? Narabiriye kuko nari mfite inzara. Ibintu biteye ubwoba. Inzara y'iminsi 6 yari inzara nyinshi. Ntiwongere kugira ubwoba rero, niba hari ibintu atarimo kuguha, humura ari mu kazi. Hari ikintu arimo gushaka kugukoresha, arimo aragutegura. Hari akazi arimo ashaka azagukoresha hariya imbere, abantu bakamenya Yesu, bagakizwa, kandi azabigukoresha. Nanjye ntabwo nari nzi ko ibyo byambaho, ariko umubabaro ntabwo ari aho wagarukiye. Ijambo ryatubwiye ngo Yesu arimo abwira abo bigishwa, arababwira ati mwebweho muzarira muzaboroga. Nigeze kubana n'amarira, amarira y'igihe kinini, mbaho ndira ndi umunyamarira. Ariko igitabo cyo kubara hano 23:19 haratubwiye ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Burya iri jambo ryavuzwe gihe ki? Igihe Abisiraheli bari barimo bava muri Egiputa, bageze ahantu mu kibaya ngo munsi y'Imowabu, bagandagaje mu kibaya, Baraki ahamagara Baramu ngo amuvumire ubwo bwoko.
kuko yari azi imirimo n'ibitangaza Imana yari irimo kubakoresha. Ababonye agira ubwoba, ahamagara Balamu ngo abavume. Burya ndagira ngo mbabwire ngo imivumo ibaho, imivumo ibaho, ahubwo abantu hari n'abibaho ntibabimenye, kuko ntabwo ari ngombwa ngo batuvume tubyumva. Hari ibyo batuvumiye mu rwongorerano hariya hepfo mu miryango iwacu, umuntu akakuvuma yiherereye, akakubwira tuzapfa utabyaye, kandi ibyo bintu bikazakubaho. Igihe cyarageze rero nshaka umugore, hashize imyaka 3, hashira imyaka 3 nta niyavuyemo. Nibuka ko masenge yigeze kumvuma numva arambwira ngo nzapfe ntabyaye, ngo sinzashake, ngo nzapfe ntabyaye. Ibyo bintu yabivuze numva, kubera ahantu yaranyohereje nanga kujyayo. Ndamubwira nti nanjye iwacu bansigiye imirimo nkora, bagomba kuza bagasanga nayirangije, ntaho njyayigireyo. Noneho mbyibutse numva birakomeye, amarira nari maze iminsi ndira, imyaka 3 murumva ni myinshi, nari maze iminsi ndira. Mbyibutse nsanga nta kindi cyankuraho uwo muvumo sibyo Yesu wenyine. Nahise mbwira umugore nti tugende tujye gukizwa. Umugore arankundira, ariko tugenda duhura n'inkomyi, bamwe batubwira ngo batujyane Cyangugu ngo batanga imiti, abandi ngo batujyane ku Kibuye batanga imiti ngo urubyaro rukaboneka. Ariko dusanga dukwiye kujya kuri Yesu, dusanga dukwiye gusanga Imana ariyo yazakemura ibibazo byacu. Tugeze rero Imana yavuganye natwe. Imana iravuga iti ni ukuri nzabaha urubyaro. Ntabwo nzi ko Imana ivuga. Guhera uwo munsi tujya mu murimo w'Imana, tujya mu makorari dukorera Imana. Nyuma y'imyaka 10 Imana yavuguruje ya mivumo bari baramvumye. Yesu yayikuyeho, ampa umwana w'umukobwa, umwana w'umuzungu. Umwana Imana yampaye no mu banyamafaranga ntawe umufite. Iyo yagukereje iragutegera. Imana yampojeje amarira, nta nubwo abantu bemera ko ari uwanjye, ariko Yesu agira neza. Yesu ahoza amarira, Yesu akuraho kurira. Naramubonye. Ahubwo abantu nibagira umwete, hamwe n'ibyo babura, hamwe n'ibintu bashatse bakabura, hamwe n'ibyo bakeneye. Nta wundi usibye Yesu wenyine, niwe wabarengera, niwe muganga mukuru. Nta n'igiceri cya 5 yigeze anyaka. Ariko uwo muvumo Yesu yarawurangije. Yesu yankuyeho izina ribi, Yesu yankuyeho ubugumba, nari ingumba, ariko Yesu yankuyeho izina ribi. Ubu nanjye nitwa Papa Irakoze. Yesu agira neza. Amen. Yesu aratabara. Haleluya. Niyo mpamvu ndimo kubwira abantu ngo nibahungire kuri uyu mwami wacu twizeye. Tugiye gusenga. Abantu bose impande zose barimo bararira, barababaye, ariko humura, uwo mubabaro ntago ari uwo kukwica, kuko mu bantu bababaye nanjye ndimo. Narababaye bihagije, ariko Yesu agira neza. Nkimara kumwemerera nkamusanga, Yesu yavuganye nanjye kandi yarandengeye. Humura, uwo mubabaro. Niba abantu benshi, abakozi b'Imana tujya tuganira, dukorana umurimo, sanga barababaye, babaye mu bishanga, baba ku misozi, mu mashyamba, ariko ndatambuka nakubitana n'umukozi w'Imana mugenzi wanjye akambwira ati Imana yampaye inzu ndetse inageretse. Utababaye ntago Yesu yawe, utarize ntago wahozwa. Nagira ngo nkubwire ngo humura, uwo mubabaro wawe ntago ari ukukwica. Mu bantu bose tuganira nsanga hamwe n'ibyo bamaze kugeraho, nsanga barababaye. Ntacyo wageraho utababaye. Humura rero, uwo mubabaro ntago ari ukukwica. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Imana iguha umugisha muganga, ufite ubuhamya bwinshi, ufite ibintu byo kuvuga byinshi, rwose nta kintu utageraho utabanje gusenga ngo uhamagare Imana. Kereka wa mugani ufite
ahandi ibyo bintu ujya kubikura, ariko iyo dusenze Imana ijya yumva gusenga kwacu, irumva no. ijya yumva gutaka kw'abanyamibabaro, Imana ikajya yumva rwose gutaka kwabo kandi ikabasubiza ikabagirira neza. Rero Imana iguha umugisha mwinshi Amina. kubw'amagambo meza n'ubuhamya udusangije. Yesu agomeza gushyigikire. Hari umuntu wakumva ubu buhamya, yaba ababaye, yaba afite agahinda n'umubabaro, ariko akeneye ko wamugira inama cyangwa se wanamusengera, yakubona ku wuhe murongo? Yampamagara ashaka ubufasha, namugira inama, akampamagara kuri nimero yanjye ya MTN 0783 207 39 17. Wayisubiramo nabyo nta kibazo. Reka nsubiremo, ni 0783 207 39 17. Yego, urakoze cyane muganga. Wumvise ko muganga wowe udukurikiranye ukaba uje ari ubwa mbere, muganga afite ubuhamya, afite amayerekwa, mesaje z'abantu. Abantu murasabwa gusenga Imana, murasabwa kwikomeza ku Mana, mugasenga mukinginga Imana ikaturengera, ikarengera igihugu cyacu, ikarengera n'ibihugu by'abaturanyi, ubundi Yesu akagumiza kutwambika imbaraga, tukanesha icyaha n'igisa nacyo, tugakizwa, tugakora ibyo gukiranuka, kubera yuko ubugingo bwacu bukazabona Kristo. Rero wowe uje ari ubwa mbere, n'ubundi usimbuke kuri Yesu ari ku Ngoma TV, ukurikirana ibiganiro byacu bidahwema kunyura kuri uyu murongo, ukore subscribe, ukore share na comment. Yesu abaha umugisha. Rero nakagaruka naho ubutaha. Ndabakunda cyane ba diaspora, ndabishimira, kandi igihe cyose nzahora mbakunda, mbahoza ku mutima, kuko mudahwema kudushyigikira no gukora share na comment n'ibiganiro byacu, mukabikurikirana mukanabishayiringa. Yesu abaha umugisha.